aha mureba ni kuri Aeroport de Goma aho ushinzwe gushyira mu bikorwa imyanzuro ya ONU cyangwa se akanama gashinzwe umutekano ku isi mu bijyanye na MONUSCO no kurangiza cyangwa se gushyiraho agahenge karambye mu bijyanye no kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Aha rero ni ku nshuro ya mbere indege irandinze imanutse igwa ku kibuga cya Goma. Murabizi neza ko igihe cyose cyari gishize kuva M23 yafata ikibuga cya Goma cyangwa se ifata umujyi wa Goma, nta ndege n'imwe yongeye kuhagwa kuko M23 yavuze ati nta ndege n'imwe, iki kibuga kirafunzwe, nta ndege n'imwe yemewe kongera kugwa kuri iki kibuga. Ni muri urwo rwego rero ubu nibwo bwa mbere indege yongeye kuhagwa muri delegation ya MONUSCO mu buryo bwo gutangiza cessez-le-feu ku mugaragaro, guhagarika intambara ku buryo burambye cyangwa se gushyiraho agahenge ku buryo burambye. Ahangaha rero ubona rwose n'uhagarariye iryo shyirira mu bikorwa ry'agahenge mu bijyanye na MONUSCO. Ubwo rero aravuga ati mu gihe gito dushyira itegeko cyangwa se resolution yo gushyiraho agahenge, ndagira mbabwire ko ari njye wa nyuma waguye kuri iki kibuga igihe Goma yafatwaga intare za Sarambwe zifata kino kibuga. Ni njye wa nyuma cyangwa se zifata uyu mujyi, ni njye wa nyuma waguye cyangwa ni njye waje mu ndege ya nyuma yaguye kuri iki kibuga. None ndagira mbabwire ko nanone ari njye muntu wa mbere uje muri kajugujugu ibashije kugwa muri iki kibuga muri porogaramu yo gushyiraho agahenge gafite imbaraga karambye kugira ngo mu nyungu z'abaturage, mu nyungu z'abanyekongo, mu nyungu z'abatuye umujyi wa Goma, ni njye muntu wa mbere ugeze hano kugira ngo mbashe gukurikiza cyangwa gushyiraho izo mekanizme hamwe na MONUSCO maze tubungabunge amahoro. Mu minsi mike turohereza kajugujugu z'ubutasi zijye muri Uvira kureba amakuru ari Uvira ku buryo byifashe. Ubwo rero ndagira nizeze abadukurikiye ko ibi byose tugiye kubigenzura kandi tukabishyiramo imbaraga, umukazo, kandi ibi byose bizagerwaho. Ayo ni amagambo rero y'uyu mushyitsi woherejwe mu buryo bwa UN mu buryo bwo gushyira manda cyangwa se guha manda MONUSCO cyangwa gutangiza manda ijyanye no gushyiraho agahenge cyangwa se guha MONUSCO ubushobozi bwo kuba yabasha guhangana n'ibindi bitero byaturuka hirya no hino. Ahangaha turakomeza tubagezeho amakuru arambye kandi aha ni mu Nzozi TV 1. Urakomeza ukore subscribe, ukoreshe like, utarakora subscribe uyikore, we wayikoze nawe ugire like, utange comments, sharing kugira televiziyo yacu ikomeze igere kure. Ikindi rero tugarukaho turashaka kukubwira uburyo perezida wa India cyangwa se w'Ubuhinde yavuze ko mu gihe isi ikataje ishaka gukora ubuyobozi bumwe cyangwa se ikintu kimwe bita global, ubuyobozi buhuriweho buyobowe isi kayorwa kimwe, ko Ubuhinde bwiteguye kandi buri tayari ko buzakomeza kubyungukiramo, ariko kandi nta ubangamye ayo mategeko bazana ntago azabaje guhagarika umurongo w'Ubuhinde, ntago azabaje guhagarika imyitwarire y'Ubuhinde. Bazakorana n'iyo system igiye kuza mu gihe izaba iyobowe nkaho ari ikintu kimwe, ibyo bita New World Order, ko Ubuhinde buzakomeza kuba ku isonga mu muco wabwo, nta ubangamiye, nta uzawukura ku mahame y'umuco bugenderaho, amahame bwihaye harimo indangagaciro na kirazira. Ibyo nibyo Ubuhinde buzakomeza kugenderaho. Uyu perezida rero w'Ubuhinde nicyo yakomeje kugaruka avuga ati ibyo byakorwa bitakorwa nta kizabuza abaturage cyangwa nta kizabuza Ubuhinde guhagarara ku muco gakondo w'Abahinde, kwirinda guhagarara kuri kirazira
indangagaciro zijyanye n'umuhinde. Aha rero nicyo perezida yagarukagaho avuga ko ibyo byose ari byo bazakomeza kugenderaho, kandi mu gihe isi izaba izanye amatwara mashyashya ko bidashobora gukuraho imigambi n'imyitwarire y'ubuhinde, indangagaciro z'ubuhinde. ubwo rero ahangaha ni ku Nzozi TV hano, urakomeza ukore share, ukore like, maze utange igitekerezo cyawe. ubwo rero turakomeza tugana muri Irani birashobora kuba habaye agashya cyangwa se kwitegura kuko twabonye amashusho tutabashije kubonera igihamya niba ari AI cyangwa se niba ari ay'ukuri. Birashoboka ko UN ndabonye byatangize kuri n'abanyamerika bari kubivuga ko hari indege zishobora kuba zoherejwe muri Irani. ubwo rero mushobora kuza kubibona hano mu mashusho, mubibona uko biri kugenda muri Irani, ariko ntabwo duhamya ko ari amashusho ari ay'ukuri. hano ku Nzozi TV hano twababwiye ngo tubagezaho amakuru twizeye n'ayo tutizeye, tubabwire ko tutayizeye kuko ntabwo turabona officially Irani ibivugaho, ariko biragaragara ko mu mashusho ko hashobora kuba hari indege za USA cyangwa se za Amerika zishobora kuba zageze muri Irani ziri gutwika, ziri gukora ibintu bidasanzwe. ubwo rero turakomeza tubikurikirane turebe niba ari ukuri. nidusanga ari ukuri nabyo turabibabwira, ariko nidusanga atari ukuri nabyo turabibagezaho. aha rero ni ku Nzozi TV hano, ukomeze ukore share, ukore like, ukore comments. nawe utarakora subscribe rwose mbabarira ndakwinginze inshuti yanjye, nta wundi musada tugusabye, nta mafaranga, ntaki, tunakusi wa mugani w'umuswahili, tunakusi, we are beg you in English. so turakwinginze dukorere kuri subscribe inshuti, maze waba udufashije, kandi ujye ureba amavideo yacu uyarangize, uzaba utanze umusada ukomeye kandi mwiza, umusada wadufasha kugera kuri byinshi. aha ndakubwira ngo ni ku Nzozi TV hano, urakora subscribe, ukoreshe uko like, maze utange igitekerezo cyawe. umunsi mwiza rero kuri mwese mwadukurikiraga. hano ni ku Nzozi TV hano, mwari kumwe na inzozi.com, icyizere cy'ubuzima, inshuti y'abantu. ciao.